igihe tugezemo hari abantu baseseye, ariko iki nico kigeze kugira ngo basakwe. Bagiye gusakwamo, nibamara gusakwamo abantu twahamagawe aho uri hose. Hari n'umuntu utarigera uja ku gatuti na rimwe, ariko yarahamagawe. Hari n'umuntu utarigera uja ku mbuga nkoranyambaga, yarahamagawe. Yicaranye umuhamagaro, yicaranye amabanga y'Imana hano imbere. Donc abantu muri kubatwa n'amategeko yose kostiliboli bandima y'abantu, ariko ntimwite ku mategeko y'Imana. Muri mu gushaka kubahiriza amategeko y'abantu, ariko amategeko y'Imana reka da timuyakozwa, timuyakeneye. Ariko araje sha, araje. No statika siliboli banda silibanda. No silibandi ba. No nimba mukorera Imana mwabashumbamwe. Kuki mutaza mutenga umuntu wasambanye utuzi imodoka. Umuntu utanga icacumi nti mumutenga. Ariko umuririmbyi cyangwa se umudiyakoni ukennye yakoze ikosa muramutenga. Ikigiye no kuba umudiyakoni bisigaye bigoye ngo nindi titire yo ku rwego rwo hejuru. Ngo nta muntu wapfa kuba umudiyakoni gutyo gusa. Ariko muzabibazwa. Nibwo butumwa nazanye, muhore mwiteguye kandi amatabaza yanyu ahore yaka, kugira ngo muhungu umujinya. Nuko muhora mwiteguye, mukareka gusambana, mukareka kuroga ndetse n'amagambo n'amatiku n'urwangano, mukabireka kugira ngo mwitegure neza. Nuko intambara ari y'umubiri. Dufite abashumba bari kurwana intambara y'umubiri kandi ari abashumba. Dufite abapastor bari mu kurwana intambara y'umubiri, bari mu kurwana intambara mu mubiri. Dufite abahanuzi bari mu kurwana intambara mu mubiri. Dufite abaririnzi bari kurwana intambara mu mubiri. Uracagira kamere yawe ntirasinzira. Uri umuhanuzi ukigira kamere. Nubona umuntu ayahanura, umuntu ayabwiriza, yarangiza agatitira, ariko yagera hanze agakora izangwa n'Uwiteka Imana, uwo muntu nawe akwiye gukemanga. Izo ndimi iyo Mana avuga itamuhereza kwera imbuto. Uraja kubwira abantu ngo Imana irakubwiye ngo ntibasambane, kandi nawe ubusambanyi bwarakubase. Uraja kubwira abantu ngo nibareke kuroga, kandi nawe ukiri umurozi. Uraja kubwira abantu ngo nibareke ishari, kandi nawe ufite ishari tenzwe. Ngo ntuzongera kuja ku gatuti n'umunsi n'umwe, ngo turagutenze ntukiri umudiyakoni wakoze icaha. Aho yakoze icaha ntazongera. Kubera iki? Kandi yihanye. Uwo ntabwo ari umwuka w'ubugwaneza, ni umwuka w'ikinyoma, ni umwuka w'ubugome. Ntabwo ari umwuka w'ubugwaneza, kandi nubwo ari umwuka w'Uwiteka Imana, ahubwo ni umwuka. Ntabwo iriya mirimo amaturo ndetse no kugaburira abashonje, nitwambika abashonje, tugatanga icacumi, tugafasha abakene, tukaja mu magereza, tudakiranuka, aho ntaho bizandikwa. Imirimo dukora tudakiranuka ntaho yandikwa. Imirimo yo nimvuga ubutumwa ndakiranuka, ntago zandikwa ko navuze ubutumwa mu gitabo k'imirimo, ntago bizandikwa. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish,
amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 0788 cyangwa 0722555354. Emmanuel Katanga Service, umukiriya ni umwami. Ko mwese mumeze neza kandi muri amahoro, mwese mudukunda kandi mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abanyu bose hafi nako rero mu bice bitandukanye muherereyemo, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwabyo. Reka mwese twizere ko muri amahoro, ariko kandi mwese tubahaye n'ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndagushimiye wamaze gukora subscribe, ngusaba umugisha kwiteka Imana. Ariko nawe utarakora subscribe, reka nkubwire ngo uyu ni wo munsi wawe kugira ngo ukore subscribe. Nta kindi bimaze, no kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byose tunyuza ku Musaraba TV, kandi ujye uba uwa mbere mu kubibona. Ikindi rero nkunda kubabwira ngo nubona ikiganiro cyishimiye, kora kiragufashije, kora gihembuye ubugingo bwawe, wibyihererana, bisangiza n'abandi. Turifuza yuko bose bamenya ukuri, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana, ukuri ni Yesu. Yesu aravuze ngo nibamenya ukuri, ukuri niko kuzabatura. Nepo muvugana kuri mikoro, ndi kumwe n'umukozi w'Imana, Profete, umukozi muvugabutumwa, byose naye Daniel. Amen. Turaho neza, turashima umwami Yesu. Tumeze neza, ndabona namwe mumeze neza. Bene data namwe mumeze neza, ko ndabakurura mu mwuka nkabona mumeze neza. Ipepe igiye guhunga uburwayi, ipepe igiye kuguhunga ufite ikibazo, ube maso. Donc aha niho tuvuganira n'Imana, tugiye kuvugana n'Imana, tugiye kubwira Imana ikiza uburwayi bwawe, tugiye kubwira Imana ikemura ibibazo byawe. Kubera iki? Nuko tumeze neza. Ubugingo ni buzima, ndabibona. Ubugingo ni buzima, bugomba kuba buzima. Hari umuririmbyi wavuze ngo buranahenda, buriya ubugingo burahenda. Nta faranga wamba ngo nguhe ubugingo ntizakunda. Nta faranga waheza Imana niba utanga kugira ngo iguhe ubugingo. Rero burahenda cyane, bumeze neza. Buriya igihe cyose uzagura umwenda uguhenze, ukawufata nabi, uzumenya ko uri umunyamwanda kandi utaha agaciro ibintu. Kugira ngo twemererwe guhabwa agakiza, cyangwa se kugira ngo duhabwe agakiza na Kristo. Ngewe agakiza karamvunye, karamvunye cyane. Nanyuze mu misozi, nyura mu mataba, ndageragezwa, donc ndabyimbagana kugira, donc karamfa, kukabona byarangoye. Ngafata nk'ikintu cy'igiciro gikomeye cyane kuri nge. Uyu muririmbyi we inzara aravuga ngo ubugingo burahenda kurusha ifaranga. Mubonye namugurira fanta, yagize neza. Muntu ufata ubugingo naba akaja mu byaha, aracafite ubujiji, aracakeneye kwigishwa. Ariko ubugingo burahenda kurusha ifaranga. Tangazo hii, uzima burahenda cyane. Rero ngewe Daniel imeze neza, ndumva nkomeye. Ariko buriya gutanga amaturo menshi mu rusengero byacumi byinshi ntabwo byatuma unabona ubugingo. Oya, ntabwo izo zatuma ubona ubugingo. Ntangaze amaturo ntiyatuma ubona ubugingo, icyacumi nticyatuma ubona ubugingo. Donc ubugingo ntabwo bugurwa amafaranga. Ubugingo ahubwo bisaba gutanga umubiri wawe, ugatanga n'ingingo n'ubwenge kugira ngo urokoke. Bishatse kuvuga ngo utera umugongo iby'isi, ukaba mwisi nk'utayirimo. Nge Daniel isi nyirimo ntanayirimo, ikirere ndimo ntabwo ari icyo mwisi, ikirere ndimo ni mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Hari ikintu byo kuvuga ngo gutera isi umugongo. Ubundi gutera isi umugongo ni gute? Uba mwisi wigendamo, uyitera umugongo gute kandi uyibamo? Uburyo ushobora gutera isi umugongo nugora mu bihe by'umwuka uvuganiramo n'Imana, kandi ugahora mu bihe Imana igushakamo, ugahora muri connecte y'Imana y'ijuru, ugahora muri uwo mujyo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo timukiva mwitandukanye n'abisi. Yego. Kandi timukamere nk'abiki gihe. Nitwe yabwiraga donke dore mu bihe muri zabiye, kandi Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka. Muri make dore muri zabihe z'umwuka nk'abantu b'Imana. Yego.
ese ibyo birashoboka guhora uri connecte n'Imana n'ijuru, uba mu isi y'ibibazo, isi y'intambara, isi y'uburwayi, usonza, izo ngorane zose wifuza, ndashonje nkeneye kurya, biransaba iki, biransaba ibi ngibi, ndi iwakuya, utekereza ibyo bintu byose byatuma uba connecte n'ijuru buri munsi? Donc birashoboka cyane. Impamvu tuzaba connecte n'ijuru buri munsi nuko tutemeye kwimura Imana. Igihe uzimura Imana muri wowe tuzaba connecte n'ijuru, ariko nutimura Imana muri wowe izakomeza kukubashisha. Niyo mpamvu Yakobo yaduteguje muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12 aravuga ngo harahirwa. Abo ni bande yabwiraga? Nabizera. Ni bande yabwiraga? Nabemeye komatana n'Imana. Aravuga ngo harahirwa umuntu wihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa kwe ni gute? Nuko hari umuntu wari ureba nimba yitwaye neza, hari umuntu wari ureba nimba koko ari kugenda nk'uko Imana ishaka. Donc uwo ninde? Ni Mwuka Wera ahorana nawe. Namara kwemerwa azambikwa ikamba igihe Imana yasezeranije abayikunda. Yego. Uyu muntu utimuye Imana ntabwo ashobora gusharirirwa n'ibihe bikomeye. Iyo bije arakomera. Ese ni ryari umuntu yimura Imana biba byagenze bite? Iyo guti igihe impamvu waje gutyo, ntago ndamenya hano byanditse. Yego, ntago ndabisoma, ariko nabajya kuvuga ngo n'intungane ngo bwira 10 nkibaza, gusa byo ntago njya mbyemera ko sinzi aho byanditse, ntago ndabisoma, ntago njya nemera ikintu ntafite igihamya, ariko ndi kwibaza umuntu yimura Imana ryari, biba byagenze bite? Ese agara ubusabane bw'Imana yimuye bigenze bite? Cambere donc umwana mu rugo, igihe cyose umubyeyi wese anezezwa nuko umwana mwumvira. Shatse kuvuga iki? Igihe ushobora kwimura ubusabane bwawe n'Imana nuko utumvira Imana. Imana ikakubwira, Imana donc ijambo riravuga ngo yakweretse ikizana ikibi izaribyo. Igihe cyose Imana izakubwira nk'umwana gukora ikiza ukinangira, tayari wimuye Imana. Ninde mwana baca mu muryango? N'umwana waze kumvira ababyeyi, n'umwana wagomeye ababyeyi agakora izo yishakiye. Ngo kera hari umwana w'ikirara ngo yaza agakunda gukora izo yishakiye, ngo umunsi umwe abwira se ngo data ngo mpa umugabane waje nigendere mu iviri. Arangije mu mugabane we aratorongera aragenda. Uwo ni umwana utaremeye kumvira ababyeyi. Kwimura Imana nuko utayumvira. Iyo utumviye Imana ukajya mu z'Imana itakubwiye, uba wamaze kwimura Imana mu buzima bwawe, ukimikamo inzu ushaka kugeraho. Ariko nanone ko warumbaje ngo ni gute kandi umuntu yagaruka? Nuko wakemera ukagaruka, ukihana, ugaca bugufi, ukemera amakosa yawe n'amafuti yawe, ukamera nk'uyu mwana w'ikirara yaratekereje. Aravuga igihe nabanye na data ndaco yanyimye, ninge wabaye ikirara. Uyu mwana mararangije aragaruka. Agarutse kandi saramwakira. Uku niko umuntu wimuye Imana yo yongeye kugaruka, Imana iramugarukira. Umuntu yimura Imana kubera kwanga kumvira Imana, kwanga kuyoborwa n'Imana, akemera kuyoborwa n'amafaranga, kwanga kuyoborwa n'Imana, akemera kuyoborwa n'itaje Imana yamuhaye, kwanga kuyoborwa n'Imana, akemera kuyoborwa n'ubusambanyi, kwanga kuyoborwa n'Imana, akayoborwa n'ikiyobyabwenge kigiye gitandukanye. Iyo waze donc aba yamaze kuyimura akimika ubusambanyi. Hari abayimura bakimika ubusinzi, hari abayimura bakimika kugira nabi, hari abayimura bakimika izabigiye bitandukanye. Ariko niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo nugaruka uzakugarukira. Ariko abemeye kugaruka, Imana ni nyembabazi. Bantu, Imana ni nyembabazi. Ariko zankunda kuvuga ngo hari igihe kano gahe k'imbabazi igihe kizagera karangire. Ni ukuri kazarangira. Wenda turacafite amahirwe, ziracyahari. Nugaruka arakugarukira, ariko nutagaruka umenye ngo ubasha kuba wapfira mu zaha. Kutumvira Imana, Imana irimuka. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo nta mugaragu wabasha guceza abami babiri, ngo yakunda umwe akababaza undi. Yego.
Yesu yaje gushaka icyari cyarazimiriye, nizo ntego za Yesu. Yego. Yaje gushaka icyari cyarazimiye. Ese Daniyeli uri umuvugabutumwa, ukaba n'umuhanuzi, ariko reka tujye mu gice cy'ivugabutumwa uri gukora n'ubu ngubu uri gukora. Yego. Intego y'ivugabutumwa ni iyihe? intego y'ivugabutumwa ni uguhindurira abantu kuba abigishwa ba Yesu. Niyo ntego yacu, ni ukubwiriza ubutumwa bugahindura abantu, bukavana abantu mu zaha bagahindukira. Amen. Amen. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo, yabwiye intumwa ngo nimugende ahantu mugera bakabaha akazi, washize umugisha. Ariko nibatabaha akazi, mukubite hasi mu birenge zanyu muri uwo mudugudu, mukomeze. Sibyo? Bishatse kuvuga iki rero? Icyo twaremewe, icyo twahamagariwe ni uguhindurira abantu kuba abigishwa ba Yesu, bahinduke bave mu zaha, bave mu ngeso mbi, abasambana babireke, abatizera bamwizere. Nicyo twahamagariwe nta kindi. Abatwumvira bemera bakumvirira ijambo. Niko ndumva ndi gufashwa. Haleluya. Amen. Niko Nyamutunzi, niko Aburahamu yabwiye Nyamutunzi ateye komantere ati nyabuneka Nyamutunzi, genda ungerera kwa bene data ubabwire bareke kwitwara nabi kugira ngo batazaza ngahandi. Nyamutunzi aramubwira ngo abo ngabo baye bitwara nabi, bene so nibatumvira intumwa n'abahanuzi nabo bazagusangaho. Twahamagaye kugira ngo tugire gute? Kugira ngo tubabwire, kugira ngo tubabwirize ubutumwa, babashe kwihana, babashe gukizwa, bahinduke nabo abizera, bahinduke kuba bigishwa bande ba Yesu. Nico twahamagariwe. Ariko nibanga bazaja mu muriro, bazatokombera. Yego. Iyo ni intego, imwe mu ntego y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ese intego noneho y'ubuhanuzi yo ni iyihe? Intego kandi y'ubuhanuzi nayo ndayivugaho. Impamvu umuhanuzi ariho, umuhanuzi navuga ngo ni nk'izo kurya bigomba kugaburirwa abashonje. Umuhanuzi, icyo ubuhanuzi bumaze ni ugutanga, donke ni ugutanga ibyiringiro mu gihe zatakaye, ni ukurema ibidahari bikaremeka. Umuhanuzi witwa Eliya yakenewe mu gihe cyari gikomeye, imvura yarahagaze, kandi nanone yari yarahagaze, nanone ari we uyihagaritse kubw'imbaraga z'Imana. Ariko Eliya asenze, umuhanuzi Eliya asenze atabaje, imvura igira gute? Irongera iraboneka. Donc umuhanuzi atanga ibyiringiro mu gihe abantu babuze ibyiringiro. Donc umuhanuzi kandi atanga gukira mu gihe gukira kwabuze. Kubera iki? Muzo yahamagariwe nabyo birimo. Umuhanuzi ni umuti udasanzwe ukiza indwara zigiye zitandukanye mu bantu zanze gukira. Yesu ahimbazwe cyane. Yesu akimara kuza, donc Yesaya yaramuhanuye. Ndumva ari muri Yesaya igice cyaho cya 9 ku murongo wa mbere, muze kuhasoma. Haravuga ngo nuko kuko agiye kuza, abantu mwari mwicaye mu mwijima mubonye umucyo, abantu mwari muri mu gihugu k'igicucu cy'urupfu mumurikiwe umucyo. Donc Yesaya yari umuhanuzi. Ubuhanuzi rero igihe ahantu hari umwijima bugomba gutanga umucyo, ahantu hageze amakuba butanga ubuzima. Nico umuhanuzi. Donc umuhanuzi arakenerwa igihe cyose, akenerwa ahantu hose, akenerwa ku mpera zose z'isi. Amen. Ubikira ndi kuja mu Misiri imbere na Joe Biden azaza mpamagara, Karamba agiye kuzampamagara. Kubera iki? Ndakenewe mu isi yose, nkeneye muri Amerika kugira ngo ntange ubuzima aho butari. Nico nahamagariwe. Nkenewe mu isi yose kugira ngo ntangaze amakuru y'Imana, ntangaze iby'Imana, ntangaze ibyenda kuba, ndetse kandi ntangaze ibigiye gukemuka. Lisansi ndetse n'ibindi ubwenge butandukanye, ubundi ubwenge butandukanye buba bugomba kuba mu muhanuzi. Umuhanuzi udafite ubwenge birakwiye ko asubira ku isoko akabwira Imana ati Imana, mpa amakuru nimba ubuhanuzi mfite atari forode, kandi nimba ari forode
antuka vrema nimba ari forode mpereza. hari n'ubuhanuzi bwa forode burahari. Hari ubuhanuzi abantu bihimbamo, umuntu akazuka mu gitondo donke yabuze ikerekezo, donke nono nk'igihe isi y'imibereho turimo inanira abantu, yakunanira ukararutekereza, ukararutekenika. hari n'ababwandika ku mapapuro bagatekenika, akamaza hano agatigita, tubonye umuhanuzi w'igitangaza. kandi bano ni babandi azaza avuge ngo runaka arapfuye. apfuye gute? ubuhanuzi ntabwo butanga urupfu, ahubwo butanga kwihana ibyaha. niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo abapfasi bariya mubona, ahubwo hahirwa bapfira mu mwanya. umwuka ati baruhuka imiruho n'imihati. ubundi nta mukiranutsi upfa, gupfa k'umukiranutsi ndi kubaho. uraza gutangaza ngo runaka arapfuye, ahubwo wayoze twagatangaje ngo runaka aratashe. sizigera mvuga ngo runaka arapfuye, ahubwo azavuga ngo runaka arazimiye, sizavuga ngo arapfuye. azimiriye mu saha nyine. gutaha nta mukiranutsi upfa, arataha abagiye kuruhuka. hari abahanuzi rero bazihimbamo, bakaza muri sitarateje yabo bagatitira, bakavuga mu ndimi ye. ubu ndabizi ugiye kumbaza ngo tuzabamenya gute? Dostatita libo stalibanga kosalibadibo tandiba. Dostita elistakita. akaza yihimbamo ibintu, akaza avuga ibintu atazi, nta naho yahamagariwe, nta naho yahuriye n'Imana. reka tuvuge Imana twahuye nayo. twahuye n'Imana twambara ipataro y'ibiraka, Imana itwambika ku pataro turambara. iratubwira ngo nimugende mu mahanga yose muvuge ubutumwa. Trump unyiteke, Joe Biden munyiteke, abari muri Amerika ndo ndatangaza ubutumwa hano ntibuhaye mukurikira, ariko ndaje mu ndebera y'ifu. nahamagariye gutambutsa ubutumwa kagera ku mpera zose y'isi, Israeli n'ahandi hose. ndaje munyiteke. ngo kutaye uvuga icyongereza nzakivuga, ngo kudaye uvuga ngo igifaransa nzakivuga, nzavuga mu rurimi wumva. Bundisha Bwana sifiwe. ndumva ikirere ndimo gitandukanye. Nostatita libasika tandibanga lasita liboriza rame tandiba tandikostatili banga egome. haleluya. igihe kirageze kugira ngo Imana ikubure bano bantu baje kwihimba mitari izabo, na nibo batoza umurimo w'Imana. haleluya. nibo batoza umurimo w'Imana. turi mu kuvuga ubutumwa, umuntu akama yandika komanteri, ariko nawe bari mu mubiri ngo mwese muri bamwe. ntago wagenzuye, kandi ijambo ryaravuze ngo mugenzuze umwuka iteka. ni bamwe gute wabigenzuye? kurasanga Daniel ndi bamwe n'abariye. naragusengeye, twarasenganye, wamara ukavuga ngo bose ni bamwe. waravangiwe. genzuza umwuka iteka. ntabwo uriya wavangiwe ameze nk'undi, ntabwo uriya ameze nk'undi, turatandukanye. wowe urasabwa kugenzuza umwuka iteka. ariko si Daniel, kuvuga mu ndimi byerekana ko umuntu ari umuhanuzi? oya, hari n'abazirepeta no mu mashuri muri theology baraziga. baraziga cyane. hari ishuri regeze nshaka kuja kwigamo, mpageze nsanga bigisha kuvuga mu ndimi, mpita mpunga ndavuga ngo izaje nazigishijwe n'Imana sinaguma mutanyoza. kuvuga mu ndimi ubundi ni iki? reka mbabwire. kuvuga mu ndimi z'ukuri, ubundi iyo umuntu avuze mu rurimi, mu yandi magambo aba ari kuganira n'Imana, aba ari kuvugana n'Imana. kutuvuga mu ndimi tuvuga ko Imana ikweretse. ibyo nigiye kubaza nti izo ndimi ko muzivuga, tumenye ibyo mushatse kuvuga, ubundi tuzabwirwa n'iki byo mushaka indimi ziterekana icyo izo ntacyo zimaze. umuhanuzi uvuga indimi zitagira icyo zimaze ntizakungura itorero, nize zimunezeza ku giti ke. yarepesi zimunezeza ntacyo zamarira itorero. itorero ninde? ni abantu baye barimbuka. vuga mu ndimi uvuga icyo Imana ikubwiye, vuga mu ndimi utangaza icyo Imana ikubwiye. Nostatika sile bori ya sili banda. Numvuganye n'Imana. Onestatiko edibanga egome. Zalibo talika sili banda. Vuga mu ndimi utangaza amakuru y'icyo Imana ikubwiye. Apana kuvuga mu ndimi wamara ngo ntacyo neretswe. hari abantu bavuga rige twegeze dutaramana n'abantu, abantu bazamuka mu rurimi
baba bazamuka mu rurimi amavuta aramanuka. Ndavuga uti Imana ikoze igitangaza. Abantu batangira kuzamuka mu rurimi, abantu batangira kumanuka mu ndimi. Undi arabaza ati dusoje, ninde muntu wagize icyo yerekwa? Bona bose baranuma. Nta muntu wumvishe ijwi ry'Imana. Bona bose reka da. None izo ndimi ntiziteye kuzibazaho. Iyo sambuti yaje mwateraga. Izo ndimi ziteye amakenga. Kuvuga mu ndimi ni ikintu kidasanzwe, niyo mpamvu hari abantu baseseye. Ijambo riza ribivuga neza ngo muri mwe hari abantu baseseye, muri mwe rwihishwa. Ngo ariko sha ngo bagenewe kera kuzacirwaho iteka, ngo ni abantu batubaha Imana. Bwana asifiwe. Umuntu waseseye rero azavuga indimi, ariko ntavuga iyerekwa yagize. Nanagira ngo avuge iyerekwa yagize, azarara aryandika mu gitondo. Atubumbanuye ko bashize bose, tizagenda gutya. Hari igihe wari we wazatokombera mbere yabo, hari igihe uzashira mbere yabo. Ariko kuvuga mu ndimi ntabwo ari byo bigaragaza ko umuntu ari uw'Imana. Igihe tugezemo hari abantu baseseye, ariko iki nico kigeze kugira ngo basakwe. Bagiye gusakwamo, nibamara gusakwamo abantu twahamagawe aho uri hose. Hari n'umuntu utarigera uja ku gatuti na rimwe, ariko yarahamagawe. Hari n'umuntu utarigera uja ku mbuga nkoranyambaga, yarahamagawe. Yicaranye umuhamagaro, yicaranye amabanga y'Imana. Hano imbere tugiye gukora umurimo w'Imana mu buryo bukomeye. Hapa mbele tutatumikia kazi ya Mungu. Hapa mbele tutatumika, tuzakora akazi k'Imana kagiye gatandukanye. Mutuze gusa, Imana igiye kubikora. Ariko kandi bamwe baseseye, Imana izigenda ibacomora. Ariko ngatangara, Imana iramucomoye, iranamwanitse, isi yose iramubonye. Yagaruka yatera haleluya ngo amen, ataranihana. Mukanguke bene data, twajwemo mu makanisa, twajwemo impande zitandukanye. Ariko hari nk'igihe nzaba bishop w'isi yose, kandi mu bitega amaso bizaba. Nze mpagarara ntangaze, kandi mumenye ngo igihe kiraje kugira ngo intama zirobanurwe hamwe n'ihene. Intama zije ukwazo, ihene nazo zije ukwazo. Ico warumbajije, umuntu uvuga mu ndimi wese ntabwo ariko ari umutumishi. Basigaye baziga mu mashuri, basigaye banazirepeta. Ubundi reka nkubwire ikindi, umuntu uvuga mu ndimi nyawo, ururimi avuze nonaha ntabwo ari rwakomeza kuvuga, ruhora ruhinduka. Ese undi ururimi rumara iki abarwumva? Ururimi icyo rumariye abarwumva, iki gihe navuga ngo zarivanze. Ariko ubundi ururimi ni ikimenyetso kitwereka ko Imana yatangaje amakuru yavuze, tugategereza ubusobanuro bwa cyakintu Imana yagize gute yavuze. Ni nguko ubona amandiko, umunyamwuka agiye mu mandiko akandika amandiko. Ni amandiko utasomesha amaso y'umubiri, ushobora gusomesha amaso y'umwuka, akagirira umumaro babandi badafite za mpano. Ariko kandi n'ururimi rufitiye kenshi umumaro urwumva. Abarwumva rubafitiye akamaro, ariko kandi si na bose, bitewe ko ntabwo abantu bose bafite izo mpano. Hari nk'umuntu navuga mu rurimi, umuntu uvuga mu rurimi nyawe, iyo yicaranye n'umuntu uri mu mwuka w'Imana, ahita amenya icyo avuganye n'ijuru. Ushobora kuvuga mu rurimi ngahita amenya icyo uvuganye n'ijuru, nkabimenya. Ni nguko ushobora guhabwa amandiko, ya mandiko uhawe wayamba, nasenga Imana ikambishuriye izari ya mandiko. Bishatse kuvuga ngo ntabwo abantu bose bafite izo mpano zo kumva icyo mvuze ngiye mu rurimi, ahubwo abadafite izo mpano zo kukimenya nimutegere, nimva mwizo ndimi mumbaze icyo neretswe, naje nkibabwire namwe mugisobanukirwe. Utakitubwira ndakibabwira, utakitubwira ntabwo buriwe. Oya, ngomba kukibabwira, aba ari itegeko, ni ngombwa. None ndavuga mu rurimi gute kandi ntari kuvugana n'Imana? Nizo narepese se, uwabirepese arakibura.
haleluya amen. haleluya ngaje nta diporome mfite, ngaje ntabwo nize amashuri y'imirengera, ariko ijambo ryaravuze ngo izahishwa abanyabwenge. Yagize gute? Yagiritse abaswa. Izahishwa abanyabwenge. Nimutegere rero nizaza aja mu ndimi muze mumbaza, kabone n'ubwo waba ufite lisansi ntiwamenya kubisobanukirwa, nzaza ngusobanurire ahantu tuzi tubane neza tujane mu ijuru. Ariko bariya bazirepeta ashaka kurepeta ibyo umunyamwuka yumva, ku buryo ntiyarepese yaza akabivuga uri mu mwuka akabisobanura. Izo ntabwo zashoboka. Ukimara kuvuga mu ndimi, yari igihe twazaga tuzimya abantu, ugasanga umuntu avuze mu ndimi nk'iminota 30, akavuga mu ndimi wakura mu kirere cy'umwuka ukabona nta connection na gato afite, nta n'amahuriro yayo afite, wasanga ugasanga niwe nyine ubwiwaye uvuga muri izo ndimi. Ako kanya umuturisha. Amen. Haleluya. Uhita umuturisha kubera iki? Ni abari mu kuyoza abantu. Rero ntabwo zashoboka ko umuntu uri kuvuga mu ndimi ya repese ntizakunda. Ni nguko waba uri kuvuga icyongereza, ni nguko wavuga icyongereza tuzi icyo bivuga, tuzi icyo nawe ni ibintu yirepeteye byiwe, ahubwo namufata nk'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe. Sibyo se? Ntabwo yuzuye, ntabwo ari muzima, ayavuga ibintu bidafite umumaro, ahubwo bene uwo nawe yagenewe kera kuzacirwaho iteka. Yego, urakoze cyane. Ubundi twe kera tukiri abana, Jesi narize koza navuze mu ndimi je binatinze, zaragoranye cyane. Natangiye gukorera Imana ikazimwira ngo mwana wanje nzagwanaye kuvuga mu rurimi rusha, kabona numvaga nta nivyo nkeneye. Umunsi umwe naraye mu masengesho, naraye jenyine ndarasirimba ijoro ryose. Ndazibuka nari Bukavu, naraye mu cumba c'amasengesho senga, ndasenga ndatarama, ndasenga tangira kumva umuntu ayavuga mu kirimi ntumva, nkumva ndahayasobanurira akambwira ngo biri yavuze ni gutya na gutya, ni gutya na gutya. Naje kuza kwisanga naje rwa rurimi, ariko navuze mu rurimi ndahandi hantu, ndari muri iyi si ndimo. Donc ndago nari ndi kuri buno butaka, nari nagiye ahandi. Urwo rurimi ntangira kuruvuga, naruvuga nkanasobanukirwa, ndasobanukirwa, rwaza nkanasobanukirwa, ngumva n'ubusobanuro bwabyo, nza kwisanga muri ico kirere. Donc nuzumva mvuze mu rurimi simba ndi hano, mba nagiye ahandi, ntabwo abara. Umuntu uvuga mu rurimi akiri kwa buno butaka, yumva akiri hano, donc ntaba gihari, ntabwo aba ururimi rw'Uwiteka. Yuvuga mu rurimi abanyamwuka musobanukirwe, wamaze kugenda uwageze mu kindi kirere, kabone nubwo bagukubita urusasu ntabwo warwitaho. Kubera iki? Stefano bamuteye amabuye ntiyayitaho. Kubera iki? Yari yamaze kugera mu kindi kirere, bamutera ibuye ryo mu maso ntiyabyitaho, amaraso akazava ntabyiteho, ahubwo aravuga ngo nta makuru mufite, dore mbonye ijuru rikinguka. Haleluya. Mbonye umwana w'intama w'Imana yicaye iburyo bwa Se. Kubera iki? Ari mu kindi kirere. Haleluya. Haleluya. Ari ahantu negezeja, yewe nakunze kwiga ibintu byinshi. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Yesu ahimbazwe cyane. Imana izitwigisha. Negezeja ahantu mbageze, umumama umwe arahanura. Rwari mu rugo, cyari icumba kiyobowe n'umugabo n'umugore. Noneho umumama umwe arahanura. Amaze guhanura, telefone iramuhamagaye. Ari mu buhanuzi, ari mu isheni y'ubuhanuzi. Telefone birasona. Telefone imaze gusona, ahita akafata telefone aritaba. Ngo ndabuze ndi gusenga. Akomeza kuvuga mu ndimi. Akomeza kuvuga mu ndimi. None ukagaruka umuririnzi yaravuze ngo nje ndi umukristo, ngo kandi ndi umutabazi, ngo mu ntambara ndarasana. Haraza agera akavuga ngo kandi ngo izino mwisi ndabitaye. Iyo twageze mu kirere cy'umwuka, izo mwisi tuba twabitaye. Ibinyeganyega mwisi ntabwo tubyitaho, tuba turi kureba ibindi biri ahandi abanyamubiri batabona, abisi batabona, nizo tuba twagiye kureba hahandi naho tuba turi. Ikunda kwa abisi bahagera, niwo tuba twageze. Kabone nubwo wandi urwara ntabwo nakumva.
kabone n'ubwo wankubita urusha ntabwo nakumva, mba nagiye, mba namaze kwiyambura umubiri upfa, mba namaze kwambara kudapfa iteka. haleluya 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 Yesu ahimbazwe cyane, haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Tuvuge cyane ngo amen, Amen. tuvuge cyane ngo amen, Amen. tuvuge cyane ngo amen. Amen. Ugasanga umuntu aragusengeye, yaba ari kugusengera ukabona ari mu kujagarara, ugasanga umuntu ari mu ndimi, yavuze mu ndimi, telefone iramuhamagaye agiye gufata telefone, cyangwa se ukabona agiye kuyikupa, ari mu mavuta bamuhamagara akaja gukupa telefone. Ubuga urahari ibintu zarivangavanze, abantu bafata iz'umubiri bakabihuza n'iz'umwuka kandi ntaho bihurira. Ariko mukanguke, twajwemo bene data, twajwemo ni mukanguke, twajwemo ni mukanguke, twajwemo ni mukanguke. Abandi ngo nuzuye umwuka w'ubugare ngo ngiye kugusora, hari aho ugasanga umuntu asohoye iwabo mu ikanisa ngo yakoze icyaha. Imana isora abantu mu kanisa bagomba gukiriramo, iyo ntabwo ari Imana. Nguriya ngo ndamutenze, nizo mutenge, yakoze icyaha mutenge, ariko ntumutenge gutyo gusa, mubwiriza ubutumwa, umubwira amakosa ye. Jambo ryaravuze ngo umuntu naza murimo mwebwe aba umwuka, mwebwe aba umwuka, mumugaruza umwuka w'iki ubugwaneza. None umwuka turi kubagaruza no kuja kubatenga, bakamara imyaka batenze ngo ntibemere kuja kwigabura. Mugaruza umwuka w'ubugwaneza, ngo ntabwo ngo uratenzwe, ngo ntuzongera kuja ku gatuti n'umunsi n'umwe, ngo turagutenze ntukiri umudiyakoni wakoze icyaha. Aho yakoze icyaha ntazongera kubera iki? Kandi yihari. Uwo ntabwo ari umwuka w'ubugwaneza, ni umwuka w'ikinyoma, ni umwuka w'ubugome. Ntabwo ari umwuka w'ubugwaneza, nta nubwo ari umwuka w'Uwiteka Imana, ahubwo ni umwuka mwihimbzemo. Dostita edikista libo liba tandibanga lande statiko libo sika shaida stiliba talali talibo liba kandiba zeno tatista egome lala sala belibo libo kota libanga. Uwo ntabwo ari umwuka w'Uwiteka, ni umwuka w'ikinyoma uri kubwira abantu kubatenga aho kugira ngo mubabwirize ubutumwa bihane. Amen. Uzi ko Petero yagendanaga inkota, ariko ngo arayisora agiye kwica umuntu. Yesu aravuga ati, Petero humura, reka ibyo, ntabwo iyi ntambara ari iy'umubiri. Dufite abashumba bari kurwana intambara y'umubiri kandi ari abashumba. Dufite abapasitoro bari mu kurwana intambara y'umubiri, bari mu kurwana intambara mu mubiri. Dufite abahanuzi bari mu kurwana intambara mu mubiri. Dufite abaririnzi bari kurwana intambara mu mubiri. Ugasanga umuntu bibabaza, ugasanga umuntu agiye muri korari akagenda azindutse, akavuga ngo reka nzinduke kugira ngo perezida atagira gute atanyibazaho. Akagenda kuri ico ngico, ariko ntagenda avuga ngo nindamuka nkereye umurimo wa data arampana. Donc abantu muri kubatwa n'amategeko yose kostiliboli bandima y'abantu, ariko nimwite ku mategeko y'Imana. Muri mu gushaka kubahiriza amategeko y'abantu, ariko amategeko y'Imana reka da timuyakozwa, timuyakeneye. Ariko araje araje. Nostatika siliboli bana silibanda nostatita edikosta egaye. Mwemerera Imana. Ugasanga umuntu agize imyaka 40 ari mu idini, ari muri ADPR, ariko kubahiriza amategeko y'Imana zaramunaniye. Yubahiriza amategeko y'idini gusa. Aho nihabari, ariko nimudahindukira muzorimbuka. Warumbajije nakigusubije. Yego. Kindu cyose wibaza ukimbaze, ndumva moto imeshuka mahali hapa. Moto zidashuka. Nostatika silebolia totita eliboti stalibanga elolasidi bandiba. No nimba mukorera Imana mwabashumba, kuki mutaza mutenga umuntu wasambanye utuzi imodoka.
umuntu utanga icya cumi ntimumutenga, ariko umuririmbyi cyangwa se umudiyakoni ukennye iyo akoze ikosa muramutenga. iki gihe no kuba umudiyakoni bisigaye bigoye ngo n'indi titire yo ku rwego rwo hejuru, ngo nta muntu wapfa kuba umudiyakoni gutyo gusa, ariko muzabibazwa. ariko se iki kintu cyo gutengwa, niba umuntu yakoze icyaha gutengwa ntabwo byemera? gutengwa gute? Amaraso ya Yesu Kristo ntacyo yaba amaze, imbabazi z'Imana ntacyo zaba zimaze. nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo mumubwirane umwuka, mumugaruze umwuka w'ubugwaneza, kuki umugaruze umwuka wo kumuzirika? ahubwo wowe mubwiriza ubutumwa, ndetse kandi umube hafi, umuhumurize, umwegere cyane. na Yesu ubwe yataye 99 aja kureba ya yindi yazimiye. ninde mushumba uri kujya kureba yazimiye? ahubwo muri gukomeza kuzizimiza, ariko nasa azabibabaza. tureka abantu bakora ibyaha? oya, simvuze ngo mureke abantu bakora ibyaha, ntabwo turi kubwira abantu bakora ibyaha, ahubwo abantu nibakire Kristo, ndetse kandi abantu be kuguma kuboha abandi bababohesheje amategeko adafite ashingiye. kuvuze ngo nta muntu ufite imodoka bajya batenga kandi yasambanye, ni ukubera iki? nuko agura amakote y'abashumba. nuko iyo bagiye kubaka urusengero atanga imiryango, nuko atanga ifaranga zihagije bakubaka urusengero. donke abantu b'iki gihe gutakaza iby'umwuka ntacyo bibatwaye, ahubwo ntibashaka gutakaza iby'umubiri. iby'umwuka bitakare ntacyo bibabwiye, ahubwo iby'umubiri ntibitakare. niko abantu b'iki gihe bagize gute bashaka, nta nico bifuza. kariya gakiza k'imibare nako bireze n'imibare, nimba n'imibare, imibare urabara ukavuga uti ariko hariya nakosheje mu mibare, ariko bo iz'Imana nta gace na gato babihereza, bita ku nyungu zabo, ariko bazatokombera, batarungura, muzarungura. ryari? iherezo rya byose riraje, bazarungura. igihe cyabo cyo kurungura kiraje, ubwo Yesu aje bagiye kuja ahantu habi. kurungura no kugira gute? ni ugushya. ni lugha ya Kiswahili. ni lugha ya Kiswahili. ese uyu munsi hakorwa iki kugira ngo abo bantu nyine batazashya? bakore gute? kuko iyo uvuze ngo bazashya ukumvishe wavutse, ntabwo nzi igihe wavukiye, ariko wavutse bavuga ko Yesu aje. n'uyu munsi baracyavuga ko Yesu aje. Yesu azaza ryari? ibyo kugira ngo ace ibyo bintu biveho. yego, kuko yego, umuntu nabyumva avuga ati abo bantu bazabona ishyano kubera ko bakora bino. yego, ahita akubwira ati njye nabayeho bavuga ko iryo shyano rizaza. yego, uri kumva? nawe bavuga ko iryo shyano rizaza. none rizaza ryari? ubwo ushatse kumbaza ngo Yesu azaza ryari? nta muhanuzi urazerekwa nari numva, nta mupasitori urazerekwa nari numva, nta mubishopu urerekwa igihe Yesu azazira. ariko ibimenyetso yatanze byo kuza kwe, niko umuririmbyi yavuze, zamaze kuboneka. ariko yaravuze ngo muhore mwiteguye. na nibwo butumwa nazanye, muhore mwiteguye, kandi amatabaza yanyu ahore yaka, kugira ngo muhunge umujinya. nuko muhora mwiteguye, mukareka gusambana, mukareka kuroga, ndetse n'amagambo n'amatiku n'urwangano mukabireka, kugira ngo mwitegure neza, nuko mutandukana n'ikizira icyo ari cyo cyose, nibwo muzaba mwiteguye neza. ariko Yesu aza buri munsi. Yesu Kristo aza buri munsi mu buzima bwacu. aza impamvu n'ubu yaje, ari mu kubabwira ngo nimwihane, ari mu kubabwira ngo nimuhindukire, ari mu kubabwira ngo mureke ibyaha, nimureke ibyaha, kuko yaduhaye konegite. donke turamufite, turamugendana bamwizeye. yego. kandi ikindi, nubwo impanda itinze kuvuga, ariko urupfu narwo ruratwegereye. urupfu rwakugezeho, impanda yawe iba yavuze, impanda iba yakuvugiye. muri make ntabwo uba uzagaruka ngo wihane, biba byarangiye nimba warakoze. turi kuvuga ku nyungu cyangwa se ku cyo ijambo ry'Imana rimariye abantu, cyangwa se umusaruro w'ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi. dusanga ko
akenshi ubuhanuzi nk'uko babitubwiye akamaro kabyo kambere ari kugira ngo byungure itorero. yego tujya ku kintu cy'indimi tuvuga ati nyamara umuntu muzumva avuga indimi ko ntavuge icyo bisobanuye, ato ntabwo ari umuhanuzi, agomba gukemanga, bagomba kumukemanga. Ako se donc ni mu muntu hari umuntu wegeze umbwira ndatangara cyane kandi yari umuhanuzi, yikoraga ibintu bitameze neza kandi ari umuhanuzi. Ntuvuga ati ariko kuca uhanura ariko ugakomeza ukora n'utu tujeste nk'utu tw'abantu b'abapagani ubiterwa n'iki? Arambwira ngo abo umupagani abo umukristo ngo nta muntu utagira kamere. Niko yashubije ndatangara. Uracyagira kamere kandi uri umuhanuzi, uracyagira kamere yawe ntirasinzira, uri umuhanuzi ukigira kamere. Nubona umuntu ahayahanura, umuntu ahayabwiriza, yarangiza agatitira, ariko yagera hanze agakora izangwa n'Uwiteka Imana, uwo muntu nawe akwiye gukemanga. Izo ndimi iyo Mana avuga itamuhereza kwera imbuto ni Imana yihe? Ni Imana yihe? Birakwiye ko ubutumwa tubwiriza dusa nabwo. Nimba nkubwira ngo ntugasambane nyamara inyuma ya mikoro ngaja gusambana, ntabwo ari Imana mbaye mvugira. Mbaye ahubwo mvuga izanje ntabwo abari iz'Imana. Ntabwo abari iz'Imana. Ntabwo zakunda ko, ntabwo zakunda ko wampereza ubu naguha iri cupa ry'amazi ryose ngurinywe kandi nanje mfite inyota. Ijambo ryaravuze ngo kunda mugenzi wawe nguko wikunda. Ntabwo nakwiyanga, ntabwo nagukunda ngo niyange, nanywa kuri aya mazi nawe nkagugasomaho. ushaka kubona ngewe, ushaka kubona ko ushoboye kwihangana ndagufite, nashoboye kwihangana ukayanga. ndagufite, ndafite kwihangana, ndanywa nawe nkaguha ukanywa. Ari ugashira inyota naje ngagira gute ngashira inyota. Shatse kuvuga iki rero? Uraja kubwira abantu ngo Imana irakubwiye ngo ntibasambane kandi nawe ubusambanyi bwarakubase. Uraja kubwira abantu ngo nibareke kuroga kandi nawe ukiri umurozi. Uraja kubwira abantu ngo nibareke ishari kandi nawe ufite ishari. Ile ni bongo. Uko ni ukubeshya abantu. Tangaza ko ari uri kubibabwira ariko we gushira mu Imana. Tangaza ureke gushira mu Imana. Ariko ikibazo kimwe nakwibaza aho ngaho Daniel ufashe kugisobanukirwa. Yego. Ubwiye abantu ngo nibave mu byaha bareka ubusambanyi, wowe usambana, bareka kwiba kandi we wiba. Naje ngiba. Bareka amagambo kandi ujya amagambo. Ese hotastikatila basala banibo talibanga. Hone takosa datiki taliba. Ndakumva mwana. Jalibo tista eliki talibanda banga enostifo egome ndakumbise mwana. Ha lala lista ediko taliba eniwili banga. Wiwi zolibo talikisa eligadua. Tangu eno talabanga sika elibanga sisha ega. Urakoze mwana. Imana ishimwe cyane. Nostatika ndagusubiza ego stifo egome. Yego mbwira. Yego, icyo navugaga ngize ikibazo ni kwibaza ubwo butumwa atambukije cyangwa se atanze, nubwo uvuze ngo ntabya ko we ibyo atanze ngo mureke we arabikora, ko ari byiza abantu bava mu byaha. Ubwo butumwa turabubwita ko bupfuye kandi aba barabwumva barava mu byo barimo. Ubwo butumwa kubutanze ubwo butumwa ntabwo busukuye neza. Gute? Igihe cyose robine yanduye amazi aza ameze nk'asa neza, ariko iyo yayunguruye habonekamo utuntu. Ntabwo buno butumwa buba busukuye neza. Bwari gusukurwa neza bitewe n'aho buturutse. Kandi mu barabyumva harimo abajura, barabajura barabireka, kabone nubwo wabikora nizo barabireka. Ariko kandi umuco ndetse n'umwuka wera
wagakwiye kubuherekeza. Ntabwo ariko tubwira abantu ngo bihane, ahubwo turababwira biturutse ku mwuka wera, uwo mwuka wera agasanga ba bantu bakihana. Nimba mutambukije bidaturutse ku mwuka wera nkabutambutsa kubw'inyungu zanjye, ni uwuhe mwuka wera ubuherekeza kandi atabumpaye? Bishatse kuvuga ngo barabwumva, n'ubundi guhindukira biragorana ko bahindukira. Kubera iki? Uwakagombye gutuma bahindukira ntabwo yabushoreye. Yego, uwatumye bahindukira ntabwo yabushoreye. Ese uwo muntu yihanye akava muri ibyo byaha neza, Yego, hari n'utujya tuvuga ngo mujye muvuga ngo iminyago cyangwa se imwe mu mirimo izaduherekeza. yego, Ese uyu muntu yatambukije ubutumwa ariko ari mu byaha, abwira abantu kureka ibyo atareka, yego, ku munsi w'urubanza ko byagiye mu minyago bagiye mu yabyaje ubutumwa bwiza. yego, Ese iyo mirimo yego, yakoze kandi igaragara abantu baretse ibyaha, bavuye mu byaha bakurikira Kristo. Ndi kwibaza kino kibazo n'umuntu wese yakibaza. Ku munsi w'urubanza iyi mirimo ntabwo ushobora kuzamucungura, kabone nubwo yari akiraniwe, ariko iyi mirimo kubera uburyo ari myinshi ikamucungura akabona ubugingo atagomba kububona. Reka ntangaze kino kintu, ntabwo tuzacungurwa n'imirimo, ntabwo tuzacungurwa n'amategeko ndetse n'ibindi. Tuzacungurwa no kwizera amaraso ya Yesu Kristo yamenetse akaducungura. Tuzacungurwa, muri make tuzakira. Reka nivuge muri aya magambo, tuzakira gukira nitwemera kureka ibyaha tugahindukira, tukemera kuba icyaremwe gishya, nibwo tuzabaragwa b'ubugingo. Niyo mpamvu watanga iyo umbaza ngo utanga icya 12, ntabwo iriya mirimo amaturo ndetse no kugaburira abashonje, nitwambika abashonje tugatanga icya 10, tugafasha abakene, tukaja mu magereza, tudakiranuka, aho ntaho bizandikwa. Imirimo dukora tudakiranuka ntaho yandikwa. Imirimo yo nimvuga ubutumwa ndakiranuka, ntabwo zandikwa ko navuze ubutumwa mu gitabo k'imirimo, ntabwo bizandikwa. Uyu munsi ntabwo zaba nakoze, ntabwo Imana izandika ngo Daniel yakoze, ntabwo bizandikwa. Kubera iki? Nabitanze ndakijijwe. Umushumba ntahagarara ku ruhimbi akayobora intama adakijijwe, uwo murimo yakoze nubwo yaba yarawukoze imyaka myinshi akawusaziramo atarigeze akizwa, ntaho zakwandika. Sawuli yakoze imyaka myinshi ariko ntiyandikwa. Imirimo dukora, kandi yayoboraga Abisiraheli abategeka ngo mukore kino na kiriya, ariko ntabwo byanditswe. Kubera iki? Imirimo yose uzakora wongurikiye, nisi ugaburira abashonje, ufasha abantu, ukishyurira abana ishuri n'abandi batandukanye, ariko nisi abo uri gufasha bari gufashwa, ariko nimba uri kubikora udakiranuka nta ngororano uzahabwa na so wo mu ijuru. Yego, urakoze cyane. Turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ese aje mu bivuga ngo imirimo yose idakuranye urukundo nta gaciro ifite. Ndi kwibaza kino kintu Daniel. Yego, nta kibazo. Kozo uwo muntu twavugaga, imirimo ari gukora ari gufasha abakene, abifitiye urukundo bako bimurimo. Yego, agiye kubafasha, afasha asuye abarwayi, arabafashe kandi afite urukundo biramwakamo, yuzuye urukundo arumva bishaka. Yego, agiye ageze ahantu bari kubaka inzu y'Imana, avuze ati nyama kubw'ibyo yampaye amabati igisenge cyose ndacyubakishije. Arumva abifitiye urukundo, arumva atanabikoze akumva nta mahoro afite. Yego, arumva atakoze umurimo w'Imana akumva nta mahoro afite. Yego, arumva atasuye abarwayi kandi nta mahoro afite. Arumva afite ibyo kurya, afite umufuka w'umuceri, arumva namara umufuka w'umuceri wenyine. Yego, nta mahoro afite. Akavuga ati reka ngabanye n'icyaka bingishyira uriya waburaye, nibwo ndumva ntuje. Akabikora gutyo, umva ko abifitiye urukundo. Ariko gisirisiri cyabyaye ndibye agasamana kisirisiri, agakora ibyaha kisirisiri, ariko agakora imirimo ngiye. Imirimo nkubwiye noneho akora ko ayikorana urukundo, yandikwa hehe, ijya hehe? Iyo mirimo ntabwo yandikwa, kandi irimo urukundo. Irimo urukundo,
ariko ni urukundo uretse gato mu rukundo icya kabiri ayikora atihimbaza iyo mirimo yose yandikwa azahabwa ingororano zayo ari mu isi, ariko nta ngororano azahabwa nijoro. Azahabwa ingororano ze hano mu isi, ariko nta mugabane afite mu bwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana bujyamo abantu bakiranutse batakoze ibyaha. Azahembwa n'isi ariko ntazahembwa n'Imana. Yes. Duniya, isi, niko ijambo ribivuga neza ngo bene abo ngabo bamaze kugororerwa ingororano zabo hano mu isi, ariko mu ijuru ntazihari. Kubera iki? Bafashije abakene baja gusambana, bakoze ibyaha, kandi ibyaha binukira Imana. Ntago wabana n'Imana ufite uwo munuko. No, ukwiye kuguma mu isi y'ibyaha ugahabwa ingororano z'isi, ariko nta ngororano z'ijuru uteze uzabona. Ubwo muntu azacuruza yunguke, azakora bizinesi yunguke, donc azabona edostakota libanga wanga ibihembo by'isi, ariko nta bihembo by'ijuru agize gute ateze. Yego, turagushimira. Ndumva gisobanutse. Kirasobanutse cyane. Daniel, tugushimire ku kiganiro cyiza tugejeje, twaganiye, kandi ibyo tuganiye nzi ko ari byiza kandi ari byo kungura itorero, ari byo kungura abantu baduteze amatwi. Daniel, ngushimire ku kiganiro cyiza duhaye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Reka rero tukurekure, ariko ndanukuri hari abantu benshi basobanukiwe n'ibyo bajyaga bibazaho, abasobanukiwe kandi babonye ibisobanuro by'ibyo bajyaga bibazaho. Niyo mpamvu ngo Daniel, Imana ikomeze kungure ubwenge bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, nukuri ndazakiriye mu izina rya Yesu. Yego. Tutangiye tudasenze, ariko byacu byayisengeye, ariko ntacyo izi mpuguro ubutambukijemo hano buherekeshe isengesho kugira ngo ahari ahantu bubibwe bizera imbuto 100, 200. Isengesho mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaza ku bw'aya magambo tumaze kumva. Ni amagambo meza, ntabwo tuyavuze ku bwacu ahubwo ni ku bwawe. Ushimwe ko utambukije aya magambo kugira ngo akize imitima y'abantu, babashe gukira, babashe kwakira agakiza. Ureka abari baboshye babohoke, abari babuze ikerekezo bakibone, abari babuze inzira bayibone. Mu izina rya Yesu Kristo bakire imbaraga z'Imana, bakire kubohoka, abari babaswe n'ibyaha bitandukanye bakire kubohoka, abibazaga byinshi bitandukanye bakire kubohoka. Ndasengera abarwaye indwara zitandukanye, ndasengera abari mu bitaro, ndasengera ababyeyi batwite. Mana Data, bakoreho imbaraga zibuza ababyeyi kubyara, ndazirukana mu mbaraga z'Umwuka Wera. Ababuze urubyaro, ababuze ikerekezo cy'ubuzima, ababuze inzira banyuramo, ababuze inzira, abafite amadeni, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, ndatura ubuzima, ndatura ikerekezo, ndatura buri kimwe. Umuntu wese uko gukeneye kubwira ijambo yakire kubohoka, yakire impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami. Nostati peliboli zalame tangua, nostakosa eshaidi stali banda, menesta kota egome langasika, honestadi bolia, talasiko talibali gandama, nostiko belibo erashidi bolia, nostati taliganiba. Hallelujah. Zobidesta elibanga egome. Hallelujah. Gera kuri uyu muzeyi mwamufite ikibazo, tostatite gome, zenguruka mu rugo rwe, zenguruka impande zose. Dore abana batangiye amashuri, Mana ndabasengeye, numva nyoboye gusengera aba bana mu mbaraga z'Umwuka Wera. Gera ku mashuri y'aba bana, baheze ubwenge. Hari abo Satani ananiza ku mashuri, ariko ndabasengeye, ndatura ubwenge kuri aba bana, ndatura ubwenge kuri aba bana, ndatura ubwenge kuri aba bana, busendere kuri bo. Abo Satani yatwaye ubwenge, ndakuraho izo mbaraga
zinjiriye abo bana ku mashuri mu mbaraga z'umwuka wera. Zenguruka kuri aya mashuri, uburinzi bwawe, korotire yawe igote bano bana, mwuka wera wawe agote bano bana ku mashuri, ubarinde ibitero n'umwuka wabatera aho waba uturutse hose. Ndawirukanye, reka bano bana biga amashuri ndetse babone ikerekezo, bitera umunezero ababyeyi babo mu izina rya Yesu Kristo. Abari abaswa babona ubwenge, bari babuze ikerekezo babona ikerekezo. Mucyo wawe usendere ku bantu bose mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakoze, amen. Imana igumisha Daniel, murakoze cyane, amen. uwabuze umuranga yaheze iwabo. Kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 549. Emmanuel Catering Service,